noneho keke yahiye ni uku nguku ihiye isa keke y'imineke. Nimba uri mushyashya hano ubanza ukore subscribe. Rero ukuntu tubigenza, dufite amavuta, dufite amagi atatu n'umuneke umwe. Dufite amavuta asanzwe y'ubuto, asanzwe y'igihwagari. Dufite ifarini, turakoresha agakombe kamwe, ndakora agakeke gato cyane. Dufite capamandazi cyangwa baking powder, dufite vanilla, dufite isukari isanzwe brown sugar, dufite nanone amata asanzwe yo mu gashashi, aya ngaya Mukamira. Wowe rero uzakoreshe ayo ufite, byose biremewe. Noneho rero tugiye gukora keke. Turabanza tunombe umuneke usanzwe umwe, n'umuneke usanzwe munini, nimba ari gros michel cyangwa po ntabwo nzi kubitandukanya. Rero urawunomba neza uwunoze, numara kuwunoza ndakwereka ibindi dukora. Rero ni ibintu byoroshye. Nimba uri mushyashya hano wibuke gukora subscribe. Abantu mwese mukunda channel ya Jose Official TV, namwe ndabashimiye cyane cyane abantu mukomeje kugenda munkandira kuri subscribe, abantu mukomeje kumpa like na share na comment, byose. Rero turamena amagi abiri. Nagize ngo ndakoresha 3 ariko kubera ndi bukoresha agakombe kamwe k'isukari, misemo gukoresha 2. Nibyo byiza. Rya rimwe ndarisigaje. Reka tukoresha 2. Noneho tumaze kumena amagi turamera nk'abayakorogaho gatoya. Ukuvuga ngo ibyiza nujya ukora share nako subscribe, ujye wibuka gukanda ku nzogera kugira ngo notification zose zijye zikugeraho dukoze video ujye ubimenya. Reka dushyiremo isukari, nayo nshyizemo isukari iringaniye nkeya, ntabwo nshyizemo nyinshi cyane ariko nanone si nke cyane. Dushyizemo n'amata. Tugiye kuvanga rero isukari n'amata n'amagi binoge. Urabivanga mpaka bikanoga. Reka tubanze dushyiremo n'amavuta makeya kugira ngo tuze kubivangira rimwe. Amavuta ntabwo twashyiramo yose, ariya ni menshi. Karakara agakombe ni ukuvuga ngo kugenda nshyiramo ibice. Vanilla turashyiramo ibitonyanga 2 kugira ngo kaze guhumuramo, gusa ntabwo umuntu ashyiramo byinshi. Mujye mwibuka gukanda subscribe. Yego, tuvange mpaka bihinduye ibara. Nibihindura ibara bikaba umweru, byahinduye ibara nyine byanoze, nibwo biraba binoze neza. Noneho dushyiremo umuneke, dukomeze tuvange. Ushatse wakoresha umutozo, ushatse wakoresha ifoke. Ngiye ko ari dukeya ndakoresha ifoke nta kibazo. Biroroshye kandi biragira vuba. Ni ukuvuga ngo noneho biranoze, dore ukuntu bisa. Yego, wow, birasa neza. Noneho biratunganye. Noneho ubu ngubu twafata ifarini noneho tukayishyiramo. Ugenda ushyiramo bike gutya. Utabinogeje neza ugashyiramo ifarini ntabwo byaza kunoga n'ubundi, urabanza ukabinoza. Ifarini igikombe kimwe, agakombe kamwe turashyiramo akayiko k'umunyu, nako agace k'akayiko k'umunyu. Dushyiremo n'akayiko ka baking powder cyangwa se capamandazi cyangwa se umusemburo. Akayiko kamwe. Ushatse washyiramo na baking soda indi yo muri farumasi, nayo ni nziza muri keke. Iyi banana keke nkoze gatoya, ntabwo mbasha gukora ibintu biri bwangirike. Rero noneho turaje tubivange na rwa ruvange twavanze mbere. Nitumara kubivanga turakoroga mpaka binoze, bibaye nyine kunoga utubumbe twose two mu ifarini tukavamo. Kandi ifarini byiza kugira ngo inoge urayiyungurura. Iyo uyunguruye bigenda neza. Iyo utayiyunguruye izanamo ibibumbe. Ni ukuvuga ngo rero ni uko tubigenza. Hariho ifarini ya keke, hakaba n'ifarini isanzwe, uhitamo iyo ushaka. Ariko iya keke irabyoroshya nyine. Rero ni gutya twabivanze n'umutozo byanoze. Tumaze kubivanga biranoze. Noneho ubu ngubu uwashaka
yashyira mu kintu, yashyira mu iforomo. Kano kantu rero ni agatekawe, nashyizemo akabureba kugira ngo bitaza gushirira, noneho dushyiremo rwa ruvange rwacu rwa keke. Urabona ukuntu biba bimeze, iyo byabaye gutya iba inoze, ushatse wayiteka gutya. Yego ni uku nguku turi bubigenze, biroroshye kandi nta kigoye kirimo. Murabona uko twabivanze, noneho tugiye kubishyira mu ifuru cyangwa se ku mbabura cyangwa kuri gaze, aho ufite hose. Ariko ibyiza ufite ifuru niyo wakoresha, ariko utayifite nabwo ntabwo byakubuza gukora keke, biroroshye. Turafata rwa ruvange rwacu tumere nk'urwegeranya, noneho turafata ishyiga rya gaze turishyire mu gasafuriya duterekemo, ubundi twiterekere kuri gaze, niho biri buhire. Ariko ufite imbabura nabwo wabikora biroroshye. Rero keke uyimazaho isaha yagezera sinabaze, ariko uraye nawe uri gucungana nayo ni nk'iminota 30. Yabaye nk'ishirira ariko nta kibazo, ibishirirwa umuntu arabiharura. Mwibuke gukora like, murayikinge video zacu kugira ngo tugire courage zo gukora izindi. Yego, keke yahiye rero tureka tuyishyire ku ruhande. Yego, turayaruye rero, reka tusuke kuri aka gapuranshe turebemo hasi ukuntu yabaye. Yafashemo, yanashiririyeho, ariko twatinze kwikuraho, ariko wowe ntuzabitinze, uzayikureho itarashirira. Keke irahiye, imeze neza, no mo imbere buriya yahiye, none ubwo yanashiririye nta kibazo. Ibyo turabiharuraho, turakoresha ibidashiririye. Mwibuke gukora like, mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora share na comment. Naho ubutaha, ndabakunda, nakagaruka. Ndi kubategura amavideo menshi, ariko reka dukate keke tubanze turebe ukuntu imezemo imbere. Okay, keke imeze neza. Banana keke kugira ngo ibe nziza kurushaho, uzashyiremo agashokora gatuma ihindura ibara, ikaba shokora, ikarushaho kuryoha, ikaba nziza mbese. Yego, ntimugende mudakoze subscribe. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza. Ngiye kubategura izindi video, mumbwiye muri comment icyo mwifuza ko mbatekera. Bye bye, murakoze kureba video zacu.